ubushize naberetse uko wakora masike ya ka kajwi nk'uko uri kuyibona. Iyi ngiyi niyo nakoze muri videwo, noneho ngiye kuba nabereka uburyo ki wakora iriya sawundi yiwe, ririya jwi ngiye kuba nabereka uko nyine wabikora. Nibutse ko rero iyi videwo yo gukora iyi masike niyo utarayibonye, jya kuri YouTube channel yanjye urahita uhibonaho deni birebe, kuko ntabwo wabasha gusobanukirwa iyi videwo utarasobanukirwa iya mbere. Okay? Noneho rero nizere ko weho ugiye kureba iyi videwo wamaje gukanda subscribe ndetse ukande no kunzogera like ndetse na comment. Noneho rero weho wakanze subscribe, mbanje kugushimira, uri umuntu w'umugabo cyane. Okay? Ngaho rero kurikira iyi videwo kugeza irangiye, ubundi ubone uko ibyo bintu bikorwa. Okay? Urareba ko iyi masike ni yakakajwe neza nk'uko uri kubibona. Yes, nta hantu wahera ko ubihakana. Okay? Rero mbere yuko dutangira ugomba kuba ufite iyi application yitwa InShot. Iyi ngiyi sibyo, ugomba kuba ufite iyi application yitwa InShot. Urayidownloadinga kuri Play Store. Dore ni iyi ngiyi, abantu mutari kuyibona neza, InShot ni iyi ngiyi. Urayidownloadinga kuri Play Store. Noneho numara kuyidownloadinga kuri Play Store, urayikirikaho nk'ibisanzwe, noneho ushyiremo ya videwo yawe wakoze iriho masike imeze gutya. Okay? Noneho rero ngiye kukwereka step uri bucemo kugira ngo ubashe kuba wakora ibi bintu. Okay? Nibyo rero ngiye kuba nakwereka. Ngaho rero nkurikira akantu ku kandi dutangire tugirute tugende. Uramanza uscrollinge gutya hano gutya, nurangiza ukanda hano hantu handitse voice effect gutya. Nurangiza uraza, hari akantu ka mbere, aka kabiri n'aka gatatu. Sibyo? Noneho muri utu tuntu dutatu nitwo tw'ingenzi, tw'ingenzi urahitamo kamwe. Reka dukirike kuri aka ka mbere twumve aka ngaka. Okay, urareba ko hano byakunze, biri gukunda, ariko ntago ijwi ari iryanyacyo. Reka dukirike kuri aka ka kabiri. Respect. Umubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Wapi, nangaho urareba ko biri kujyamo, ariko ntago biri kugenda uko twebwe tubyifuza. Reka dukande n'aha hagati. Umubizi ndacyari mushyashya muri Amerika. Nizere ko rero wamaje kubona ko aka ka gatatu ariko ugomba kugira ute gukoresha. Okay? Aka ngaka ugomba kugira ute gukoresha. Reka dukine videwo irangire. Muri Amerika ngo nabishoboka. Okay, ndizera ko videwo wamaje kureba ko ijwi ryabaye irya kakajwi nk'uko urimo ubyiyumvira. Okay? Ubwo rero ku bantu mudafite iyi application, ushobora gukoresha iyi application yitwa CapCut. Iyi ngiyi nayo ushobora kuyikoresha byakunda, kuko nyine nayo urayidownloadinga. Noneho tugerageze iyi application yitwa Video Maker. Iyi ngiyi nayo ireditinga. Iyi ngiyi gutya. Ubwo ndi kubereka ama application ushobora gukoresha ku bantu nyine mudafitemo n'imwe, kadukoreshe iyi Video Maker. Okay? Noneho kuri Video Maker uraza ukajya hano handitse New Project, ugakirikaho gutya ibisanzwe. Warangiza ukajya mu mavideo yawe, warangiza
ugakatingamo ibyo udashaka ukabikuramo, warangiza rero ugakirikaho gutyo ibisanzwe, warangiza ukayigazamo gutyo kugira ngo ibashe kuba yatangirira aho ushaka. Warangiza nayo n'ubundi nk'ibisanzwe ukanda hano handitse split. Warangiza aka kavideo ukakagaza kakaba kanini gutya, ni ukugira ngo mbereke nyine uko wabyifashisha ushaka kubikora, sibyo? Dusubire kuri new project, duhitemo iyi video bemeze gutyo. Noneho tayari turaza turinganize naho twatangiriye, ndabona ari hano, nindangiza ngire gutya. Nurangiza ukande split sibe. Noneho nurangiza iyi video uyikirikeho, scrolling hano hasi, hano gutya, nareba ko uraza ugahita ukirika hano hantu handitse voice change, hano gutya, sibyo? Muri video meka urahita ukirika hano hantu handitse kuri voice change, sibyo? Uraza rero hakiriki ibisanzwe. Hano bakuzaniye man, bakuzaniye man, woman, child. Noneho rero reka dukirike kuri man twumve kuntu biravuga. Mubizi ndacyari mushasha muri Amerika. Nareba ko naho ntabwo byari byakunda, reka dukirike kuri woman. Mubizi ndacyari mushasha muri Amerika. Nizere kuri kumva ko women nayo ibikora neza cyane. Iyi application yitwa Video Maker nayo ibikora neza cyane. Ubwo biragusaba ko ufite application ya CapCut, ukaba ufite Video Maker, ukaba ufite n'iyi ngiyi bita InShot. Muri izo application eshatu ntago waburamo n'iyi. Nurangiza uraza ukirike na handitse chat, naho reka twumve uburyo ki biri buvugemo. Urareba ko muri make byo twavuga iyi women niyo ibikora neza cyane, ukumva ko ijwi nyine ari irye. Mpamvu rero ufite mikrofone weho byakorohera nuko iri jwi ryanjye ngewe ari telefone yagize ute yari recordings. Weho n'ufite mikrofone ijwi urahita uyikora neza. Uraza ukirika hano handitse woman, hano gutyo. Yes. Mubizi ndacyari mushasha muri Amerika. Ndaje muri Amerika. Kumva ko tayari ijwi ryagiyemo rwose, nta nubwo wakwiga ubishidikanyaho. Warangiza ukaza ugakirika hano ahangaha gutya. Warangiza ubwo nyine ukemeza. Ubwo rero ku bantu mutazi ukuntu wakoresha iyi Video Maker uri kugira ute, uri kweditinga, ukanda hano kugira ngo usohoremo video, ugakandamo hano gutya. Aka application nako ku muntu weditinga video nako ubwenge cyane, gakora umuntu nyine kwiza cyane. Iyi application nayo mu kweditinga ikora ibintu byiza kandi yeditinga neza. Ubwo ugomba kuba ufite izi application, ugomba kuba ufite iyi CapCut, ukaba ufite iyi InShot, cyangwa ukaba ufite iyi bita Video Maker. Ubwo nizere ko muri izi ngizi ufitemo imwe. Ubwo rero ku bantu twabanye muri iyi video, tuzasubire mu yindi video. Respect.